Rayon Sport ibitsinze APR Football Club igitego kimwe ku busa. Kufra yafunguye tujya gicerera wahanga ni ubwo igiceri cyahise gikora bakama gitombora igikombe ahangaha AS Kigali APR Football AS Kigali iri guza abakinnyi bakomeye banda Rusanze Jean Claude ariko bakizana ba Frank Alanda biza kurangira icyo gihe Rayon Sport ariyo yegukanye igikombe cy'agaciro kuri kufra nziza cyane ya Rutanga Eric icyo gihe wakina wari uvuye muri APR Football Club itanatsinda ikipe yaravuyemo. Rutanga zenguruka stade yose yiruka aserebra ibyishimo byari amateka. Icyo gihe abitwa ba Saddam Nyandwi bari bashya, abitwa ba Caleb nkuko nabivugaga. Ni ikipe yari nziza, ikipe irimo bakwizera Pierrot, ikipe yari ifite abakinnyi benshi kandi bakomeye. Ibyo bihe abantu batazibagirwa, reka mbibibutse binyuze muri irijwe gukina bavunana ni ibintu bibaho cyane mu mupira. Urabona ni ikipe ziba zakaniranye akenshi ni generasiyo tuba tuziranye turi inshuti mu buzima busanzwe. Ndakeka ari byo bintu bituma abantu bari kuvunana cyane ko uba wumva mugenzi wawe atakunyuraho n'undi yumva atamunyuraho bikaba nk'ishyaka muri make. Ijambo ku bafana ba Rayon Sport bakomeze badusapotinge. Dufite n'indi match muri weekend, indi match itoroshye nayo tugomba kongera tukabashimisha. Utangati dufite n'indi match muri weekend. Icyo gihe coupe yagombaga kubera Rubavu yari imikino ibaye muri weekend ebyiri zikurikirana. Urumva ubwo ababyibuka neza cyane n'ubundi wari watsinze naho yari yagiye nicyo cyese gikurikira. Ariko igihari ni kimwe nuko icyo gihe hariho n'agapingane gakomeye. Icyo gihe nka Rutanga we ikipe ya APR rwose ntabwo yari navuga ko itarizi Valeriye, urumva ntabwo yari izagaciro ke byatumye arakora cyane. Icyo gihe igitego cyaratsinzwe abareyo niyo APR igitombora ikagitwara ntacyo byari bubatware kuko niba bari bayitsinze. Hagira umuntu usubiramo amashusho genda ndimo ndayareba akanya tuvugana nyuma yo gutsinda match abakinnyi ba Rayon Sport bigumiye mu birori babwira bakabati genda ujye kugitombora. Ibyo byo gutombora nta kintu bitubwiye, twebwe nta kibazo dufite, baguma bibyinira ahubwo Bakame aza no kugitombora. Abantu bose barumirwa, azenguruka stade yose yirukanka. Yari ikipe y'abamuhire Kevin, yari ikipe y'aba Sef, yari ikipe y'aba bakinnyi bagiye batandukanye bafite amazina akomeye bari muri iyo groupe muri rusange. Ikipe yaje no kugira ibihe byiza nyuma yaho iza no gutwara iyo super coupe nyine itsinze APR Football Club i Rubavu. Match itasibagira na iminota 20 yaje kuvamo iminota 27 noneho yakiniwe i Kigali. Match yakiniwe ku mupaka no mu Rwanda yakiniwe impande ebyiri Tour du Rwanda. yakuwe Rubavu igeza i Kigali. Icyo gihe amatara yarazimye, ibintu birayoberana, abantu batese ubu twavuga ko bigenze bite. Kugeza uyu munsi nibwira ko nta n'umuntu urasobanurira iby'iyo scenario ngabo. Ariko igihari nuko Rayon Sport kuri icyo gihe igikombe cy'agaciro yaragitsindiye kandi 2017 biba intangiriro ya saison nziza cyane yaje gusozwa no kugera kure mu marushanwa ya CAF Confederations Cup mu kwezi kwa 9 2018. Iri rushanwa rikinwa mu kwezi kwa 9 ubundi kenshi hari ku itariki 30. Ikipe ya Rayon Sport ikina na APR Football Club mu mukino nawo wamaze iminota myinshi abantu bategereje kuza kubona ko igitego cyakwinjira, ariko byanze utegereza ukareba aho igitego kiri buze kuva ukahabura. Ni umukino wabereye kuri Stade National Amahoro i Remera. Ubundi imikino y'igikombe cy'agaciro myinshi ibera kuri Stade National Amahoro. Ntekereza ko ni ngiyi amafinale ariho azabera. Ni umukino noneho wabaye Rayon Sport ifite Bashunga Abuba Mwizamu, Abdul Rwatubyaye na Manzi Thierry bari kumwe muri axe centrale. Eric Rutanga ari ku ruhande rw'iburyo, Iradukunda Eric Radu icyo gihe ari mushyashye mu ikipe ya Rayon Sport ari ku ruhande ari makira ku ruhande rw'iburyo, ahubwo Rutanga ari ukina ku ruhande rw'ibumoso. Mediane ririmo Donkor Prosper Kuka akina na Niyonzima Olivier Sef, imbere yabo hari Muhire Kevin ndetse ariko muri recuperation Sef yakinanaga na mbega ukuntu Robert yari yafunze yari yafashe Sefu na Donkor icyo gihe ababyibuka twari tuvuye Nigeria na Master bose sibyo ra tuvuye Nigeria rwose. Ikipe yari bitanu abantu bafite agahinda batishimye,
ariko ubwo icyo gihe imbere habaga hari Muhire Kevin, hari Jabel Manishimwe na Bonfils Caleb, niho wasangaga kenshi bashakira ibitego ikipe ya Rayon Sport. Icyo gihe rero ikipe ya Rayon Sport mu twenda tw'ubururu dufite ama 3 bande ya Adidas bahangana na APR Football Club. Yo icyo gihe yari ifite mwiza mu Kimenyi Yves, uyu munsi ari muri Rayon Sport. Ombalenga Fitina, Imanishimwe Emmanuel Mangwende, Hervé Rugwiro ari muri Rayon Sport uyu munsi. Buregia Prince bari kumwe muri Axe Central. Imran Nshimimana ari muri Rayon Sport uyu munsi. Fiston Nkinzingabo yarahari. Nizeyimana Mirafa ari muri Rayon Sport uyu munsi. Mugiraneza Jean Baptiste Migi, Byiringiro Lage ndetse na Nshuti Dominique Savio, abo nibo bakinnyi bari babanje mu kuruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Umukino bongeye gutegereza iminota 80. Yes, bongeye gutegereza iminota 80 n'ubundi nta gitego kiraboneka. Menya ni nabwo bwa mbere uyu mugabo yari atsinze kuva yagera, ariko ahubwo ni iminota 90 kuko yagitsinze mu minota y'inyongera 3 bari bamanitse uwitwa Master aza guterekamo igitego abareyo bajya ibicu. Senario y'igitego yagenze ite? Ikipe ya Rayon Sport yakinnye uwitwa Kimenyi Yves yaramaze gukora save ikomeye ku mupira wari utewe n'umutwe wa Bimenyimana Bonfils Caleb. Umukinnyi wari winitwaye neza muri iyi match, nubwo Rayon Sport iminota myinshi yari yimaze ihitarimo kira neza kubera kudefanda cyane. Bonfils Caleb yaje gukina umupira n'umutwe, biza kurangira umupira uvuyemo Kimenyi Yves awushyira muri kona, batera undi mupira, kona bayitera, Nova Bayama arongera amutera ishoti rikomeye, umupira ukuramo Kimenyi Yves, umupira ushyira muri kona. Kimenyi Yves ari muri forme muri iyi match, abafana ba Rayon Sport bose bakoma amashyi. Haboneka indi corner mu minota 90 na kangahe, awukoraho neza Nova Bayama afungira umupira Caleb, ahita uhindura imbere y'izamu. Mu kuhindura imbere y'izamu ni uwitwa Umugisha François Master aryama atera muri deuxième poto, Kimenyi Yves ahita aryama asanga byamaze kurangira. Muhire Kevin yari utanze assist nabwo ari Caleb, biza kurangira ari igitego kimwe ku busa n'ubundi. Master zenguruka stade yose, abafana bose bari Rayon Sport mu byishimo bavuga ati ibirori bitashye mu bururu n'umweru. Ntabwo ari kenshi Master yatsindiraga Rayon Sport, banza n'ubwa mbere yari ayitsindiye. Mugisha François Master abahesheje ikipe ya Rayon Sport igikombe cy'agaciro 2018. Ubwo mbere yuko tuganira ku gikombe cy'agaciro cy'uyu mwaka, reka tubanze turumvishe uko Master yari ameze, umwuka wari umeze, uko umwuka wari umeze muri stade National Amahoro i Remera icyo gihe. Ibyishimo bikomeye cyane, amakonsi nayabonye menshi cyane. Mu by'ukuri nanjye bwanjye ndumva nifite ibyishimo byinshi cyane. Igitego cyabonetse ku munota wa 90. Umukino muri rusange wari wabagendekeye gute? Cyane ko wari umukino mwakinye iminota myinshi, mukino n'ikipe ifite abakinnyi bake, ariko n'ubundi ukomeza kuba umukino ugoye, ukomeza kuba umukino ufunze, umukino bitoroshye kubonamo igitego. Umukino wari wabagendekeye gute muri rusange? Muri rusange umukino wadukomereye, ikipe zari zafunganye hagati bishoboka, byagombaga yuko dukoresha impande mu mpande zacu tubasha kwitwaramo neza, ariko byageze aho ngaho nyine turavuga ati ekipe imaze kubona ikarita y'umutuku, ureke dushire baro hasi dukine umukino wa Rayon Sport usanzwe. Isaha n'isa igitego kirajyamo, kubashwe kumvaga tugifite confiance yuko dushobora gutsinda igitego isaha n'isa, aribwo byageraga ku munota inyongera ndekeka wa mbere muri ibiri bongeje tubasha kubonamo igitego. Umunota uravuga uti umunota w'inyongera tubona igitego. Ni igitego urebye scenario yacyo, umupira kuri rutayizamu mushyashya w'umunyagana Michael Sarpong kuri Muhire Kevin arakureba aho uhagaze araguhereza, uri kureseva uriya mupira, urimo kwakira uriya mupira, gutera mu izamu cyaje aricyo kintu cya mbere. Bitewe naho narindi muri box, iyo umuntu wese uri muri box yari umukinnyi nta yindi shwa bafite usibye gutera mu izamu. Mu by'ukuri byankundiye, nafunze baro, mu kuyifunga mbona bafunze première poto, ndeba deuxième poto nsanga nta muntu uriyo, biba ngombwa yuko mpindukira ngashyira première deuxième poto. Master, noneho tugenda tugana no ku musozo w'ikiganiro gito twagiranye. Nyuma y'umwaka w'imikino wabagendekeye neza, kugera muri quart de finale Confederation, mutwaye igikombe, agiye kubamo akarepo gato mbere ko mutangira championnat itaha. Icyo gihe Master yatsinze igitego hitajya mu bitaro. Yes, yari afite ikibazo cy'urutugu, ahita ajya gukorerwa operation. Urwo rutugu ariko yajyaga rukiniraho n'ubusanzwe, hanyuma nyine aza kujya mu bitaro, nyuma ntiyanongera no kugira saison nziza muri rusange, kubera ibintu byose by'uburwayi n'ibindi. byaje no kumuviramo kuhita
yigira mu yandi makipe Rayon Sport iramurekura navuga ko ari uko byagenze ariko muri rusange iri rushanwa ry'agaciro ni irushanwa mu myaka muri seze ebyiri zishize reka mvuga nibwo iri rushanwa ryatangiye gufata ribaho ku buryo buhoraho Rayon Sport navuga ko niritwara ku nshuro ya gatatu bazaryita rya burundu naryo bazayigihe burundu byari ibyishimo bikomeye cyane irushanwa ry'umwaka ushize irushanwa rya 2017 umukinnyi witwaye neza kurusha abandi yari Yannick Mukunzi irushanwa rya 2018 witwaye neza kurusha abandi yari Muhire Kevin uyu mwaka ubwo reka tuze kureba niba witwa nka Fabrice Mugeni wenda yaza kuba umukinnyi w'irushanwa reka turebe niba abakinnyi bagiye batandukanye nka Michael Salpong baza gutorwa nk'abakinnyi birushanwa muri iri rushanwa rigomba kubera i Kigali mu mpera z'iki cyumweru ni kuri wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo iri rushanwa rigomba gukinwa yes nibwo rigomba gukinwa ubwo navuga ko ahubwo rizakinwa kuwa gatanu no ku cyumweru itariki 13 ndetse na 15 amakipe ntabwo azazengurukana nk'uko ryari risanzwe rikina bashyizeho indi foruma bigendanye nibwira n'umwanya mutoya uhari aho bazakina demi-finale na finale ubundi uko byagendaga byari nk'itegeko ko APR na Rayon Sport zigomba guhura none competition kurangira badahuye ubu birashoboka ko barangiza badahuye muri rusange yes birashoboka ko barangiza badahuye ngayo nguko rero ngayo nguko mu irushanwa ry'agaciro ese abareyo mwe muri expecting iki ko navuga ko ni irushanwa ryamaze rwose no kugera ubusa ntiryageze irushanwa ryageze niba turi kuwa kabiri abakinnyi bari mu myitozo ngororangingo niba ariko navuga yongera imbaraga Gym Tonic ku munsi w'ejo nibwo bazatangira intensive trainings zo kwitegura neza uyu mukino muri iyi mikino nako kuko kuwa gatanu ikipe ya Rayon Sport izakina na Police Football Club ku isaha 12 z'umugoroba mu gihe APR Football Club izaba irangije umukino izakinamo na Mukura ikipe zitsinze zizajya ku mukino wa nyuma muri rusange iyi mikino y'igikombe cy'agaciro tuzagenda tuyigarukaho muri iki cyumweru yes tuzagenda tuyigarukaho tureba uburyo muri rusange imeze ubwo buryo bazakina ndetse ku munsi w'ejo n'ibidukundira tuzakina n'abatumirwa kuva mu makipe azarikina urumva niho tumenye uko bimeze se muri Rayon Sport abafana biteguye bate cyane cyane ngabo cya kintu cy'imifanire cya kintu cy'imifanire niba turi muri pre-season abareyo muzaseruka mute muzahangana n'abakeba mute ibyo nibyo tuzayibandaho cyane ese abo mugiye gukina bo babiteguye bati muri rusange ni ibintu tuzanagenda tuganiraho muri rusange hanyuma ubwo tunagenda tuganira fan club yitwa Smart Brew fan club isabukuru y'umwaka umwe ibayeho hariya ku Rwesero kuwa gatandatu ubwo ni nyuma ya match urumva abanishimire n'igikombe batwaye muri uyu mwaka ni igikombe cya shampiyona nyine birumvikana Smart Blue Fan Club ni yindi hano hepfo iyo mu mujyi ngayo ay'imyaka ishize mu gikombe cy'agaciro wowe niki utazibagirwa muri iri rushanwa ngaruka mwaka ritegurwa n'Agaciro Development Fund bafatanyije na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda amaklube agomba kuyitabira uyu mwaka ni Rayon Sport, Police, Mukura Victory Sport, APR Football Club. Icyizere cyo gutwara igikombe se kiracyahari n'uyu mwaka nibyo gukomeza kugenda turebaho muri izi calls zanyu zatangiye kuza aho mutubwira byinshi bigiye bitandukanye. Halo. Waramutseho. Gitondo cyiza nawe. Okay, ni kaburimbo shangiranye muri Gikondo Rovers Gikondo. Ego. Turiteguye nk'abafana. Ego. Turashakira igikombe cy'agaciro cyo tugishyira mu kabati aho ibindi bikombe biri. Nkangurira abafana bose kuzaza ibana tugafana abonye ko ejo bundi kuri match ya Musanze barambeshye rwose. Baraje ntako nta nisare wabonaga nta mudu barimo ariko kuri wa gatanu bazaza bari kwitara
polisi tuyinigira arakwita asanti urumva perezida wa gikorero bazi bucumu abatuze agaciro tayimu bita abana babo bose na ba karaveri bose batuze agaciro tayimu bose bagubwa neza. alo cyangwa sitari alo ibitari ku kamonyi bitari bimeze bite? ndasuhuza abareyo bose no kumva rero tayimu none se ubu abo bakinnyi bari mu makipe y'ibihugu ubu iyi mikino bakina bikemera ejo umukino w'ikipe y'igihugu nurangira ubwo urarangira muri iri joro ejo bazahita basubira mu maklebe yabo iyi mikino bazayikina rwose. ndasuhuza umuriro cyane nderere ari hano haruguru y'iwacu ndasuhuza cyane ndererehe sawa ati mwaramutse neza ngabona JP ati Nyamasheke y'agaciro ni akabareyo ntawe tukarwanira kugitwara ni ihame abahuriga bose bati yambu. Bonjour Ruben na Ngabo nanjye ndabakurikiye cyane ni Fulgence Kasereka ku gikombe cy'agaciro cyo navuga nuko Rayon Sport ireba igikombe imbere yayo iba imeze nk'intare yakomeretse ku bw'izo mpamvu umukinnyi wese uzakoreshwa ndizera ko azitwara neza natwe turahari tugomba kubashyigikira nta gikombe dushaka gutakaza na kimwe gikinirwa mu Rwanda ndabakunda nsuhuriza Teddy Ikanombe. Alo Ngabo. Yes waramutseho bavugana na papa Rutanga kivuga mu by'ukuri reka dutegure Rayon Sport yacu turebe ko yakongera ibyishimo nk'ibya kiragiye kuri ya kufura ya Rutanga yego dukeneye ko agaciro n'ubundi nitwe tugafite twarakihaye n'ubu turacyagakeneye yego twifishyire umutima hamwe kabisa ituze bategura ibintu neza n'ubu ngubu ndabizi ko agaciro ari akacu byanga byakunda. Amahoro Jean Paul. amahoro meze bite muvandimwe? Ewana biracamo kabisa meze neza. Mavana Vincent mu Rugunga andi umufana wa Rayon Sport ari n'umukunzi wacu. Rayon Sport ni ekipe n'imisi sinzi uko biri kugenda ariko bagerageze bahindure kuko ibintu mba ni kumva biduca intege ariko nta no kwireba kuko akenshi mba ni mu nzozi nkabona sibyo. Ibintu burimo kumva se ni ibiki? Imishahara ngo nta masaha cyabo ngo abakinnyi ngo kwivumbura ngo iki ngo imishahara ngo ntayo ngo nta mafaranga ngo arimo ibyo bintu ariko ntabwo bikivugwa. Wabyumvise ni radiyo nabyumvisheho mu gitondo cyampaye nkawe. none se ko abakinnyi bivumbura imodoka ya Rayon Sport iparitse mu mujyi rwagati imbere y'isoko abakinnyi bari muri gym bari mu myitozo bose usibye wenda bari muri national. Yes Ngabo umeze ute? Ntacyo nshinja Imana kabisa. Nashaka kwibaza akabazo kamwe ni Hakineza Alex Nyamagabe. Yego Alexi. Ngabo ibintu ndi kugoma numva ngo Pierre arashaka kugaruka muri Rayon bimeze bite tubwize ukuri kabisa. Rero ibyo Pierre ashaka nje byangora kubimenya. Ariko icyo nakubwira nuko nihagira ikimenyekana kabisa ikipe Rayon Sport nitangira ibiganiro na Kwizera Pierre cyangwa nimusinyisha nzaba uwa mbere mu kubigutangariza ariko ibyo Pierre ashaka byo ntabwo ndabimenya. Ariko ndakubwira gato Ngabo Rayon ndayizi kabisa mu maraso ndayizi hose abanyamahanga dufite dukwiye kubagerekaho Pierre nta gihombo cyaba twaba tugize ahubwo wowe tubwira uko ubyumva dore uko nge mbibona mu gihe dufite Sidibe tukagira Komodore tukagira Sarupongo hari n'akandi karundi kumva kajire ku kijyanye n'ibyangombwa ubwo uvuze bangahe uvuze Sidibe uvuze Komodore na Sarupongo na Fabrice babaye bane ubwo ni abanyamahanga bane mbona abanyamahanga bane nta wundi munyamahanga twakaguze pe. Njye ndibuka Rayon Sport yari ifite uwitwa Ismaila Diarra ifite Nahimana Shassire
Yes. ifite Kwizera Pierrot, ifite n'undi munyakameruni witwa Christ Mbondi. Aho ndagusubiza naho ndahazi. Hariya hantu twari turi mu matsinda n'ibyo dufite imikino myinshi gusa ko dufite champion. Ntabwo Rayon Sport yari iri mu matsinda, abo bakinnyi bagize mbere yuko itangira competition. Nta kundi. Njye simbona ikibazo mu kugira umubare w'abanyamahanga bane mu gihe hazajya hakoreshwa batatu, ahubwo gihe mbibona nka qualité kuko bishobora guterana competition. Rayon Sport muri icyo gihe iryo tegeko ryagiyeho hari nta rimwe ahubwo igira batanu cyangwa bane, kuko gihe ndibuka n'igihe cyaba Davis Kasirye Diarra harimo Kwizera Pierrot na Fabrice, wasangaga kenshi Fabrice na Diarra na Davis barwanya imyanya. Bikongeraho n'ibindi, umukinnyi se ni ipunda ashobora gukina akanavunika cyangwa akaba suspend, noneho hakaba haboneka umusimbura. Hello. Oui. Uri neza. Ahubwo hari n'undi nari nibagiwe umuganda witwa Nusa. Oui, ndakumva. Umuganda witwa Gana. Umukunzi wa Rayon Sport. Jameson Chekesha. Ko ku ruhande. Yego. Nagira ngo mbabaze ko tugiye gukina igikombe cy'agaciro. Kandi na champion ikaba yegereje. Aho se umutoza mukuru bazaza n'indi cyane. Umutoza mukuru agomba kuba ari mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru. Mu mpera z'iki cyumweru. Murakoze cyane nicyo nabaza. Aka gasore kari wasubiye iwawe ejo bundi. Urazi rimwe na ba Christ Mbondi umwaka ushize. Uyo yitwa Ndera kacinga ku ruhande. Yego. Yes. Kwa Mugome. Yes. Ni kwisango. Yego kabisa wahageze. Naho amakuru turi kumva hanze no gukinisha abanyamahanga batanabanzamo nibyo. Ntabwo ari ibyo mu irushanwa ry'agaciro, babisobanuye neza muri press conference yayo. Uwitwa Boni Mugabe, umuyobozi ushinzwe amarushanwa muri Ferwafa, yaravuze ati n'abakinnyi 30 byemewe ku registeringa, harimo abakiri batoya bazamukiye muri centre zanyu, atariko abanyamahanga bemewe muri iyo liste ni abanyamahanga 30. Nukuvuga ngo ushatse wanashyira uhemo urutonde rw'abakinnyi b'abanyamahanga gusa. Twari twumvishe no muri champion bazajya bakinisha batanu. Ngo ntago biremezwa ariko biri kuvugwa ko batanu bazajya babanzamo.